Hero mumeze mute? Uyu munsi tubahaye ikaze nanone kuri uru rubuga rwacu, muhawe ikaze murisanga. Uyu munsi twagarutse tugiye kuganira ku bimenyetso mpuruza cyangwa se ibimenyetso wabona ku mwana wawe ukihutira kujya kwa muganga. Ese ni ibihe bimenyetso nabona mpuruza nk'umubyeyi nkihutira kujyana umwana wanjye kwa muganga? Icya mbere turi buvugeho niyo umwana atabasha konka. Kutabasha konka ni ikimenyetso mpuruza, waba ukiri kwa muganga cyangwa se waba waratashye uri mu rugo uri kumwe n'umwana wawe. Iyo ukiri kwa muganga ubwira abaganga ko umwana wawe atabasha konka, byaba utazi konsa bakaza bakakwigisha, kuko hari igihe usanga utazi konsa akaba aricyo kibazo kirimo, ahubwo umwana wawe atananiwe konka. Iyo watashye rero ugomba nibura kugerageza ukamukuraho ibintu wamushyizeho, kuko hari igihe usanga wamufubitse cyane bikarangira umwana atabashije gukubitwa n'umuyaga ngo abashe konka. Ukamwambika utuntu tworoshye kandi ukagerageza nawe ukanywa, kuko hari igihe aba akurura nawe ntagire icyo abonamo bigatuma areka konka. Ukarya ukanywa kugira ngo umwana abone icyo akururamo. Bityo rero konsa umwana ni ingenzi, kuko umwana utonse ararwaragurika, umwana utonse ntagira ubwenge cyangwa se ntaba umuhanga mu ishuri. Konsa umwana ni ingenzi, kandi nanone ikintu cyo konsa gituma umubyeyi kwa kundi umwonsa umureba, bituma urukundo cyangwa se ubucuti buri hagati y'umwana n'umubyeyi bukomera kandi akakwiyumvamo, ndetse akaba ari naho hava urukundo rw'umubyeyi n'umwana. Bityo rero iyo umwana atabasha konka ni ingenzi cyane kumwihutisha ukamujyana kwa muganga, kuko bituma isukari iba nkeya mu mubiri, akana ukabona kacitse intege kagatangira kubura imbaraga, bityo bikanatuma kavamo kurwara izindi ndwara kubera ko katabasha konka. Mubyeyi rero, waba uri kwa muganga waba waratashye, nagushishikariza ko umwana wawe nubona konka byamunaniye wihutira umujyane ku ivuriro rikwegereye babashe kumufasha, kuko rwose kunanirwa konka niho havamo kugira isukari nke, mu kanya akaza kugagara bikaba bibi, kandi wakamujyanyeho hakiri kare tukarinda ibintu byinshi cyangwa se tukarinda ibintu bikomeye kurusha uko twari kumujyanayo hakiri kare tukabyirinda. Ikindi kimenyetso mpuruza ku mwana ni ukugira umuriro. Umubyeyi ufite umwana, niba ubonye umwana wawe afite umuriro cyangwa se ukamukoraho ukumva arashyushye, ihutire kumujyana kwa muganga, kuko iyo agize umuriro mu kanya ni ikimenyetso kibi cyane, kuko gituma nanone umwana agagara, kandi iyo umwana agagaye nabyo ni bibi cyane ku bwonko. Rero umubyeyi niba wumvishe umwana ukamukoraho ukumva arashyushye, ikindi kintu ababyeyi bajya bakora, ntabwo umwana ushyushye cyangwa se ufite umuriro umushyiraho ikintu gikonje. Oya, ufata amazi y'akazuyazi mu gihe utaragera kwa muganga, cyangwa se uri kwihutira kujyayo ugashyiramo agatambaro akaba ariho umukozaho, kuko urumva umubiri niba ushyushye nawe ugashyiraho ikintu gikonje ntabwo ari byiza, bishobora kumutera ibindi bibazo. Rero niba ubonye umwana wawe washyushye cyangwa afite umuriro, umubyeyi ihutire kujya kwa muganga, kuko ni ikimenyetso mpuruza. Nk'uko twari tubivuzeho, kugagara rero nacyo ni ikimenyetso mpuruza. Kugagara ababyeyi benshi ntabwo bajya babasha kubimenya kuko biragoye, ariko kugagara ubona nk'uturenge cyangwa se ukuboko kuri kugenda, ariko wagukoraho cyangwa se waguhagarika ukagufata nako kagakomeza kukagenda, kuko ntabwo ari umwana uba uri kubyikoresha, ahubwo ni ibintu biba biri kuba nyine umwana atabigizemo uruhare. Uragafata akaboko cyangwa akaguru, ariko n'ubundi agakomeza akakuzunguza, kuko ntabwo aba ari buri kubikora. Rero kugagara, umwuka duhumeka wa ogisijene ntabwo uba uri kugera ku bwonko, kuko ukomeza gutinda hagakomeza kugagara, mu kanya bikongera ubwonko buba buri kuhagendera. Ihutire kujya kwa muganga bamuha imiti ituma kugagara bihagarara, tubashe kumutabara. Si byiza gutindana umwana uri kugagara, rwose ni ikimenyetso mpuruza kibi cyane, ugomba kwihutira kubimujyana kwa muganga
bakamufasha. Ikindi kimenyetso mpuruza ni ukugira umuhondo. Umuhondo tuwureba ni uruhu rw'umwana. Hari ukuntu abana bari inzobe kubibona bikagorana, ariko nawe mubyeyi ugomba kwitegereza umwana wawe ukareba impinduka ziri kumubaho. Niba ari n'inzobe ariko iyo hajemo umuhondo nyine ubibona ko ari umuhondo. Urebera ku ntoki tukaba umuhondo nyamuhondo, gusa iyo utaraba mwinshi biragora, ariko iyo wabaye mwinshi urabibona. Mu maso ukareba mu jisho ukabona harimo umuhondo, ku tuguru, mu gahanga, ku ruhu muri rusange. Uyu muhondo ku mwana ni ikimenyetso mpuruza kuko nawe urica. Ni impyiko ziba ziri kubigenderamo. None ntabwo ari impyiko, ni umwijima gatoya, ni umwijima bikarangira ugeze no ku bwonko umwana akaba yahasiga ubuzima. Rero kandi ababyeyi kuri iki kibazo cy'umuhondo, nashishikariza ababyeyi bakimara kubyara kutagenda ngo umwana bamugumishe mu nzu, ndekera umwana yijya mu muyaga. Ahubwo kano kazuba ka mu gitondo umwana rwose karamufasha kakamurinda ikibazo cy'umuhondo. Uramujyana ukamushyira hanze agakubitwa n'akazuba. Si ngombwa ngo ugende umushyire ku zuba mpaka akubitwa n'akazuba, ejo nanone akajya ku kazuba, kandi nanone ukamwonsa cyane. Za nshuro twabonye, inshuro hagati y'8 na 12, kandi umwana we agahaga, nizo umwana agomba konka kugira ngo icyo kibazo cy'umuhondo atakigira, no kutamugumisha mu nzu. Nibyo bintu bibiri birinda iki kibazo cy'umuhondo. Ikindi kimenyetso mpuruza ni igihorihori. Ni igihorihori gitebeye cyangwa se kibyimbye. Iyo igihorihori cy'umwana gitebeye, turavuga igihorihori iyo tukivuga ni iki cy'imbere. Iki cy'imbere kiba kiri gutera. Iyo gitebeye kivuga ko umwana afite umwuma cyangwa se yumagaye. Mubyeyi ntabwo uri kumwonsa cyangwa se uri no kumwonsa utanyweye amazi, kuko amashereka niyo aba arimo ibintu byose umwana akeneye. Munywa amazi menshi kugira ngo umwana nawe abone amazi. Iyo utayanyweye umwana nawe agira umwuma. Ukabibwirwa nuko igihorihori cye cyatebeye, cyangwa se ukabona uruhu rwe narwo rwumagaye cyane, biragaragara ko nta mavuta ahari, rwumye pe, ukabibona nawe ko rwumye. Igihorihori kibyimbye nacyo kigaragaza ko umwana ashobora kuba afite ama infection. Niba rero ubibonye byombi cyangwa se ukabona kimwe, ihutire kugana ivuriro rikwegereye umwana bamufashe. Ikindi kimenyetso mpuruza ni ukunanirwa kwituma cyangwa se kunyara. Umwana unaniwe kwituma ni umwana yaba ari kwa muganga yaba ari mu rugo, ni ikimenyetso mpuruza, kuko usanga hari igihe umwana bakubyaza umwana ariko ari wowe ari muganga, mwese mukibagirwa kureba se ikibuno kirafunguye. Nibyo rero, niba umwana wawe ubona ari kunanirwa kwituma kandi akabona inda irakomeza kubyimba, cyangwa ari kunyara n'indi igakomeza kubyimba kuko atari gusohora imyanda kandi aronka neza bihagije, ukabona niyituma, ukabona ntanyara cyangwa se afitemo kimwe, ugomba kwihutira kwa muganga. Kuko hari igihe usanga igitsina kidatoboye ngo inkari zibone aho zinyura, cyangwa ikibuno kidatoboye ngo umwanda ubone aho unyura. Ni kwihutira kwa muganga kuko ibyo bintu rwose barabikosora, umwana wawe agasohora imyanda nk'uko bisanzwe. Rero mubyeyi ubonye kimwe mu bimenyetso twavuze haruguru, ihutire kugana ivuriro kuko kurinda ibibazo bitarakomera nibyo by'ingenzi. Rero twasubiramo tukiyibutsa ibimenyetso twabonye. Umwana utabasha konka ni ikimenyetso mpuruza twabivuze. Twabonye ko konka ari ingenzi. Kugira umuriro, umubyeyi niba umubyeyi umwana wawe wagize umuriro, gana ivuriro rikwegereye. Kugagara, gana ivuriro rikwegereye. Kugira umuhondo twabonye uburyo tubireba. Igihorihori gitebeye ndetse cyangwa se kibyimbye nacyo ni ikimenyetso mpuruza kibi cyane ku mwana. Kunanirwa kwituma cyangwa kwihagarika nacyo ni ikimenyetso mpuruza. Byose twabibonye, twanabisobanuye. Niba ubonyemo kimwe, gana ivuriro rikwegereye hakiri kare kugira ngo tubashe kurinda ubuzima bw'umwana utaragera mu marembera, cyane ko tuba turi no kurwana n'impfu z'abana bapfa batararenga ukwezi, cyangwa se ukwezi kutarashira. Kandi mubyeyi, ikintu nakubwira cya mbere,
ni uko utagomba kwihutira kujya kuvuza umwana wawe mu banyarwanda cyangwa se mu biti bya kinyarwanda, kuko iriya miti icya mbere ntabwo yizewe, icya kabiri ababiguha ntabwo uba ubizeye kuko ibyo baba bavura ntabwo baba barabyize ngo bamenye ibyo bakora. Icyo nakubwira nagushishikariza ni uko ugana ivuriro ukavurwa n'abaganga bizewe, aho kugira ngo uvurwe n'abakecuru cyangwa se n'abanyarwanda baguhe imiti cyangwa se umwana wawe ejo bundi ahatakariza ubuzima kubera utagiye kwa muganga. Murakoze, mwari kumwe n'umubyaza Dorcas, Imana ikomeze ibarinde.